ndirimbo nyituye abantu bose. Hari ikintu kimwe kibabaza cyane iyo uciwe intege n'abakurikira ibyo ukora, ariko hari ikintu kimwe kibabaza cyane iyo uciwe intege n'ababyeyi bawe. Ibingi bimaze kukubwira nibyo byabaye kuri Olivier Boy cyangwa se Olivier Kenny wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera indirimbo yise I'm Sorry. Njivune nge mere naramubwiraga nshaka kuzaba umuhanzi nyine. Nge na muririmbira ku ndirimbo banjye akavuga ati genda wori ikigoje. Izo ntago ari indirimbo. Nta kabuza rero niba uri murakurikirana imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi, hari indirimbo irimo iraca ibintu ku mbuga nkoranyambaga yitwa I'm Sorry. Iyi ngiyi ni indirimbo y'umwana mutoya cyane witwa Olivier Kenny, ariko yiyise amazina ku mbuga nkoranyambaga Olivier Boy. Uyu mwana rero akomeje kugenda yigarura imbuga nkoranyambaga kubera indirimbo ye yise I'm Sorry. Ni indirimbo yakunzwe cyane imaze kugira views akavagari, abanyamakuru ndetse n'aba content creator beshi bakomeje kwikoramo challenge bayisubiramo kubera nyine uburyo inogeye amatwi. Nyuma rero yuko uyu mwana Olivier Boy yihirinze agakora iyi ndirimbo mu mashusho atari meza, bivugwa ko yanakoresheje n'agatelefone twita akamakeya. Ibingibi byatumye natwe dufata icyemezo cyo kujya kureba uyu mwana Olivier Boy wamaze kwamamara ku mbuga nkoranyambaga kubera indirimbo ye. Ibingibi rero byatumye twerekeza mu karere ka Rutsiro maze tujya kugushakira amateka y'uyu mwana. Reka nkubwire ngo bana natwe ukande subscribe kubera ko kumpera y'iki kiganiro ndagenda nkugezaho n'icyatumye ahanga iyi ndirimbo yiswe I'm Sorry. Ikaze. Ubundi Olivier Kenny niyo mazina yiswe n'ababyeyi, ariko we ku mbuga nkoranyambaga yiyise Olivier Boy. Uyu nguyu akaba ari umwana wujuje imyaka 17 ubu tuvugana. Olivier Boy rero yavukiye mu ntara y'Uburengerazuba, ahangaha ni mu karere ka Rutsiro. Olivier Boy rero nk'abandi bana nawe akimara kugira imyaka yo kujya ku ishuri, nawe yerekeje ku ishuri hariya mu karere ka Rutsiro, usibye ko atabashije kurangiza amashuri ye kubera ko Olivier Boy uyu nguyu amashuri yayahagarikiye mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Ibi ngibi ngo byatewe n'ubukene bukabije bwabaga mu muryango w'iwabo, hanyuma ngo afata icyemezo cyo guhagarika amashuri kugira ngo atangire gukora uturimo dutandukanye abashe kubona ukabaho hamwe n'umuryango we. Olivier Boy rero imirimo itandukanye yagendaga akora, ibyo ngibyo ngo yabifatanyaga no gukunda imbuga nkoranyambaga. Avuga ko yakunze abahanzi batandukanye, ariko cyane cyane agakunda umuhanzi witwa Chris Easy, yifuza no kuzahura nawe. Olivier Boy rero ibingibi yagumye kugenda abifatanya n'imirimo itandukanye, harimo n'uwo kuba yacuruza ibisheke hariya nyine mu karere ka Rutsiro. Olivier Boy rero ngo yaje gufata icyemezo cyo kwinjira mu buhanzi, ariko ngo yajya bigezaho nyina umubyara akamusuzugura, nyine akamubwira ko nta ndirimbo zirimo ndetse akamuca intege, akamubwira ko ibyo ari gukora nta gaciro bifite. Ariko Olivier Boy ntago yacitse intege kubera ko yakomeje ubuhanzi bwe. Nyuma gato rero Olivier Boy ndetse n'umuryango we baje kuva hariya mu karere ka Rutsiro, hanyuma berekeza mu karere ka Nyagatare, ahangaha ni mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi ngibi ngo byatewe n'uko umuryango we wari wimukiye hariya mu buryo bwo gushaka imibereho. Usanzwe rero usibye kuva hariya iwabo i Rutsiro berekeza mu karere ka Nyagatare, Olivier Boy aganira n'umunyamakuru Irene Murindahabi, ahangaha yasobanuye ko kugera i Kigali byabaye nk'impanuka kubera ko ubu ngubu nyine yavaga hariya iwabo i Rutsiro bakanyura mu mujyi wa Kigali berekeza Nyagatare, ariko kuba yava mu modoka ngo abashe kureba umujyi wa Kigali, ibi ngibi ngo byari ingorabahizi. Nyuma rero yuko umuryango wa Olivier Boy uvuye mu karere ka Rutsiro maze ukerekera mu karere ka Nyagatare, ibi ngibi nabyo ngo ntabwo byabahiriye kubera ko ngo bongeye guhindukira bigarukira iwabo mu karere ka Rutsiro bavuye hariya i Nyagatare. Olivier Boy rero ngo akigera hariya mu karere ka iwabo i Rutsiro, ahangaha ngo yakomeje umwuga wo kwicururiza ibisheke, ibintu byatumye ngo agenda abona udufaranga dukeya cyane tutarenze 2,000 ku munsi.
ahangaha ngo yarapfundikanyije yiguriramo agatelefone gatoya ka makeya. Ibi ngibi rero ngo nibyo byatumye atangira kugenda akora indirimbo agashyira kuri TikTok ndetse na YouTube, ariko ngo ntizirebwe. Nyuma rero yaje gukora indirimbo yise I'm Sorry irimo iragenda ica ibintu ku mbuga nkoranyambaga yaba TikTok ndetse na YouTube. Buri wese aba content creator benshi bakaba barimo baragenda bayikoramo challenge kubera uburyo nyine inogeye amatwi ndetse ifite n'icyanga. Reka nyikumvishaho gatoya hanyuma ndagaruka nkubwira icyatumye ahanga iyi ndirimbo. Nari narabeshye sinabibonaga, amagambo yanjye yarakubabaje, uyu munsi nje kwicisha bugufi. Nanjye rero reka nicishe bugufi, noye gukomeza kugenda nkwicisha amagambo, ahubwo nkuko nabigusezeranyije ngende nkugezaho amajwi ya Olivier Boy agane n'abanyamakuru asobanura igitekerezo aho yagikuye cyo guhanga iyi ndirimbo I'm Sorry. Komeza ubane natwe ntugende udakanze subscribe. Imana ikurinde wowe wabanye natwe. Nonese kucyo rimbye ngo amusore wari warakaje uwo mukobwa wo muri Moriox. Natangiye nyine kujya nkora content ze ndi kumuvugaho yuko mukunda, nyuma nza kuvuga yuko yapfuye. Ndangije nyine mbona ni ibintu bibabaje cyane, n'abantu bari kunuka muri comment avuga yuko mukunda, nyine abantu benshi barabikunda. Yego. Nyuma nza kuvuga yuko yapfuye. Wabivugiye ikize? Nyine nararebye ndavuga ati kuko icyo gihe nashakaga views cyane. Ndavuga ati reka mbe kubikora. Mba ndabikoze, nyine abantu bararakara. Nanjye mbona uko nakoze amakosa. Nuko mbitamo gukora iyo ndirimbo ndi kumusaba imbabazi.